Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 299, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Mana Data twese, dushyize hejuru kugira neza kwawe Mana ishobora byose. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibitubeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu KRISTO Mana Data twese turasenga. Umwuka baramanukiye gufungura akanwa kuvuga n'amatwi yawumva. Mu izina rya Yesu KRISTO, kugira ngo Uwiteka Umwami Imana ibitekerezo byacu byumva ijambo ryawe, imitima yacu yumva ijambo ryawe, amatwi yacu yumva ijambo ryawe, amaso yacu abona ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu KRISTO turashaka gusobanukirwa iby'ijambo ryawe, turashaka kuba turwa n'ijambo ryawe, turashaka kugenda nk'uko wagendaga Yesu KRISTO. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, rero utugire neza, uturwanirire kandi utuneshereze. Izina ryawe rikomeza guhabwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizera, urakoze Data wera, amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 21 umurongo wa 12 kugeza ku wa 19. Biravuga ngo, ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyire abami n'abategeka babahora izina ryanjye. Ibyo bizababeraho kugira ngo mube abahamya. Nuko mumaramaze mu mitima yanyu ko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera, kuko nzabaho ururimi n'ubwenge, iby'abanzi banyu bose batazabasha kubuguruza cyangwa gutsinda. Ariko muzagamanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe muri mwe. Muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko ntimuzapfuka agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu. Nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Ibyo biri muri Luka ibice 21 umurongo wa 12 kugeza ku wa 19. Guhorwa gukiranuka ni igihe cyawe cyo guhamya. Tumaze kugera mu gihe ubukristo bwahindutse idini ya benshi mu isi, kandi nanone twanageze mu gihe isi yose iharanira uburenganzira bwa muntu. Ibyo rero bituma twebwe abakristo twitiranya isi n'ijambo ry'Imana, tukisanga akenshi turimo kurwanira uburenganzira bwacu. Nyamara Yesu we ku rundi ruhande atwigisha ko tugomba gukomera, tugahagararana n'ukuri, tukabwiriza ubutumwa bwiza niyo twabihorwa. Ndetse n'ikimenyimenyi atubwira ko kurenganyizwa gukiranuka ari iby'igiciro cyinshi. Muri Matayo ibice 5 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12, Bibiliya iravuga ngo, hahirwa abarenganyirijwe gukiranirwa, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Ibyo biri muri Matayo ibice 5 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Si uko kurenganywa kwarangiye, ni uko gusa abakristo benshi baretse guhagararana n'ukuri. Bifuza gufata agace gato ka Kristo bakavanga n'akandi ka Satani. Bafashe agace gato k'ijambo ry'Imana bakavanga n'ibyo mu isi bishimira. Abameze batyo ntibarenganyizwa gukiranuka, kuko ntako bagira. Abameze nk'abo bari mu rungabangabo. Ni nka ka kazuyazi kavugwa mu itorero ry'Ilayodikiya. Muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 12 haravuga ngo, icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Ibyo biri muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 12. Ese nicyo Pawulo asobanura ahangaha. Abantu bose bashaka kubaha Imana muri Kristo Yesu bose bazarenganywa. Wibuke ko ako karengane ari amahirwe yo guhamya Imana iba ihaye abayizera, kugira ngo bayihamye mu batayizera. Iki ntukakibagirwe. Ubukristo butarenganywa si ubw'ukuri. Ayo si amagambo yanjye, ahubwo ni ay'Imana. Ntaho uzasanga muri Bibiliya abakristo basenga basaba ko Imana ibarinda cyangwa ibakuriho akarengane. Ahubwo tubona basenga basaba kugira ngo barusheho gushira amanga mu guhamya kwabo. Uhagarane n'ukuri, ubwiza ubutumwa bwiza butavangiye, utuma abantu bamererwa nabi kubwo kumva amagambo y'Imana
kugira ngo bihane. Ntabwo twakijwe kugira ngo tubeho ubuzima bunezeza abandi, twakijwe kugira ngo tunezeze Imana mu migendere yacu. Niyo mpamvu rero ngusabira ku Mana ngo ube umukristo umaramaje kandi ushize amanga, kugira ngo uhagararire ubutumwa bwiza bwa Kristo mu kuri nta kuvangavanga. Reka dushime Imana. Dushyize hejuru izina ryawe Data, twese duhaye icyubahiro kujyana neza kwawe. Wabanye natwe, waturinze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo Mwimana turasenga ngo izina ryawe ryonyine abe ryo ryubahwa. Turasenga ngo ubushake bwawe gusa abe ari bwo tubaho. Turasenga cyane mu izina rya Yesu Kristo ngo ubwami bwawe gusa abe ari bwo buza. Mu izina rya Yesu Mwami Imana turasenga cyane ngo Uwiteka urebe ibikangisha abantu badukangisha, maze Uwiteka uduhe twebwe abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe dushize amanga rwose. Kandi Mwimana ubikoreshe kurambura ukuboko kwawe kugira ngo ukize kandi ukore ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwimana ingoma yawe yogere hose. Turagushimira rero Mwimana, tuguhaye icyubahiro. Ushyirwe hejuru bw'urukundo rwawe, ushyirwe hejuru bw'imbabazi zawe, ushyirwe hejuru Mwimana kuko uri umurengezi wacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, urakoze Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi turarisanga muri Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 12, wa 13 n'uwa 19. Bibiliya iravuga ngo bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezezwe nuko mufatanyije imibabaro na Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishime bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Ibyo biri muri Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 12 kugeza 13 n'uwa 19. Uwiteka Imana aguha umugisha bwo kwifatanya natwe. Uwiteka Imana aguha umugisha bwo kumvira ijambo ry'Imana. Ndagusaba umugisha ku Mana ngo mu izina rya Yesu Kristo umwuka w'Imana akuzure, imbaraga z'Imana zikuzure, ijambo ry'Imana rikuzure, urukundo rw'Imana rukuzure, guca bugufi bikuzure, kwera no gukiranuka bikuzure. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga cyane ngo Uwiteka akuze gushira amanga. Mu izina rya Yesu abikoreshe Mwami Imana, ubikoreshe kurambura ukuboko kwawe, gukora ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo ugaragaze ubutumwa bwawe ko butigeze buhinduka. Uwiteka Mwami Imana uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru, kandi Mwami Imana ugire neza bumvishe ijambo ryawe, ukomeze kubarinda. Ubwami bwawe ari bwo baho gusa, ubushake bwawe ari bwo baho gusa. Mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe zo zibarinda, mu izina rya Yesu. Urakoze Data wera, ushyirwe hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, urakoze Data. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.